Turabashuhuje nanone Yesu ashimwe nshuti zanjye bene data bavandimwe munkurikiye aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibaha umugisha ari abari muri Afurika, Amerika, Uburayi, ndabizi ko hose mpagira inshuti kandi nziza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, murabe agaciro ku buzima bw'iyi cano yitwa Impuhwe z'Imana TV. Impuhwe z'Imana TV dukoreraho iki? Dutangiraho ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Reka rero mfate aka kanya ni ukuri mbashimire kandi mubyumve ko mbashimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Murabe agaciro cyane, amakomenti, amalayike, ibitekerezo, kudutera inkunga. Mana we, Imana ibaha umugisha, mugakora subscribe. Mana yanjye ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibampere umugisha. Nejejwe no kubana namwe aya masaha, nejejwe no kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni ubutsinzi, nzakomeza mbibabwire kenshi. Ijambo ry'Imana ridutera imbaraga, ijambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho, ijambo ry'Imana rikugarurira umunezero wari waraburiye mu isi, ariko muri wowe iyo harimo ijambo ry'Imana ni ukuri bigenda neza, bigenda neza. Turi abagabo bo guhamya Imana n'ijambo ryayo. Kunda ijambo ry'Imana, urikunde cyane. Nkunda kubwira abantu ngo burya ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi budafite ijambo, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Imana ibahe umugisha mukomeza kudukurikirana, mukomeza kuduha n'ibitekerezo aho mubona bitagenda neza, muzajya mutubwira nta kibazo. Nimero yanjye ibiriho, cyangwa se nanayibabwira. Mudukurikirane kuri YouTube channel yacu, mudukurikirane kuri TikTok, mudukurikirane kuri Instagram. Hose ni ukuri ubutumwa bwiza burimo kugenda neza. Uyu munsi rero bazana ijambo ryitwa kwizera. Ijambo rivuga kwizera. Iyo utizeye nta kintu na kimwe ubasha kugeraho. Iyo utizeye ngo wizere ko Imana ari Imana ishobora byose, uyizere mu buryo bw'umwuka. Haleluya! Uyizere wumve ko iyo wakurikiye ariyo kwizerwa. Wumve ko iyo usenga utari kubwira umuntu uri kure yawe, ahubwo uri kubwira umuntu uri hafi yawe. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu basenga Imana ukumva ko wenda Imana iri kure. Imana iba ikwegereye, Imana iba iri hafi yawe. Imana ntabwo ishobora kujya kure yawe. Turasoma rero ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice cya 8 umurongo waho wa 5. Matayo igice cya 8 umurongo waho wa 5 niwo tugiye gusoma, ndetse dushobora kugeza ku murongo wa 10. Ngo maze i Kaperinawumu haza umutware utwara umutwe w'abasirikare. Aramwinginga ati, Mwami, umugaragu wanjye ararwaye, ari mu nzu, arwaye cyane. Aramubaza, Mwami, umugaragu wanjye ararwaye mu nzu, arababaye cyane.
aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Imana ishimwe, umugaragu wanjye utegeke arakira. Nuko nanjye ndi umuntu utwara abandi, mfite abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda, nabwira undi nti ngwino, araza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Haleluya. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya, abe no mu Bisiraheli. Amen. Yesu ashimwe cyane. Twatangiye mbabwira ngo tugiye kwiga ku ijambo ryitwa kwizera. Ijambo ryitwa kwizera. Yesu ahantu yari i Kaperinawumu, ariko ngo hari umutware, umugaba w'ingabo. Uyu mugaba w'ingabo, umugaragu we yari arwaye, ngo arwaye cyane, ari mu nzu arembye cyane. Uyu mugaba w'ingabo ngo aragenda yinginga Yesu, ngo aramubwira ati ndakwinginze kiza umugaragu wanjye kuko arababaye cyane. Ngo Yesu aramusubiza ati ndi bumukize, ndaza mukize. Uyu mugabo w'ingabo aravuga ati ntabwo bikwiriye Yesu Kristo kugera iwanjye. Haleluya. Ntabwo bikwiriye kugera iwanjye ntabwo uhagera, ahubwo uri butegeke gusa. Ndanezerewe. Uri butegeke, itegeko uri butegeke riri bugere ku mugaragu wanjye akire. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uyu mutwara, uyu mugaba w'ingabo, urumva umugaba w'ingabo ni umuntu ukomeye, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu ufite uburinzi, ni umuntu uvuga rikijyana, ni umuntu nyine uba uri mu rwego rwo hejuru, ariko amenya ko hejuru ye, ariko Mana we ndumva nezerewe Imana, amenya ko hejuru ye hari undi muntu umurusha imbaraga, hari undi muntu umurusha ubutware, hari undi muntu ufite ibyo uyu mugaba w'ingabo adafite. Imana ishimwe cyane. Amucira bugufi, aramubwira ati ndakwinginze, umugaragu wanjye ararwaye, ameze nabi, ararembye, ubasha kumukiza. Yesu nawe abyumvise, ngo aramubwira ati ndaje mukize. Amen. Arangije kumubwira ati reka icyubahiro cyawe Yesu, icyubahiro cyawe uriwe iwanjye ntukwiriye kuhagera, ahubwo uri butegeke umugaragu wanjye aho ari, itegeko ryawe riri bugende rigere ku mugaragu wanjye. Amina, haleluya. Ahantu arwariye arakira. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Arakira, ari bukire. Ngo kuko nanjye ngo ndi umuntu ukomeye, ndi umugaba w'ingabo, ngiyo mbwiye uwo nyobora ngo ngwino, aranyumvira akaza. Ariko ndanezerewe, namubwira ngo genda akanyumvira akagenda. Lomene talabone dry. Mfashijwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Namubwira ngo kora iki kuko ndi umuyobozi we, akagikora. So kubw'iyo mpamvu uri butegeke umugaragu wanjye ari bukire. Ngo Yesu aratangara, aravuga ati kuva mbayeho, kuva mvuze ubutumwa, ni ubwa mbere habe no mu Bisiraheli mbonye umuntu ufite kwizera kungana gutya.
Imana ishimwe cyane. Ni ubwa mbere numvise umuntu ufite indangagaciro zo kwizera ko nintegeka ntageze iwe igitangaza kiri bukoreke. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Abankurikiranye, haleluya. Imana ishimwe. Icyo usabwa ni ukwizera. Izere, 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 izere Imana. Ukimara kumvira ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri yuko niwizera Imana, uburwayi urwaye burakira. Haleluya. Ikigaragara, uyu mugabo w'ingabo yari afite amafaranga, nta kintu yari abuze. Imana ishimwe. Ariko amafaranga ye yari afite ahantu agarukira. Ntabwo yashoboraga gukiza uyu murwayi. Imana ishimwe. Ariko gutegeka gusa ngo ndavuze ngo kira, umurwayi agakira. Haleluya. Imana ishimwe. Bene data, nshuti zanjye, urarwaye, urarwaje, ufite ibibazo bitandukanye. Muri iyi si umuntu wese aba afite uburwayi bwe. Ndanezerewe. Umuntu wese aba afite uburwayi bwe. Nshobora kurwara uburwayi bw'umubiri, amen, cyangwa nkarwara uburwayi bw'umutima, amen, cyangwa nkarwara uburwayi bwo kubura amahoro, burya nabwo ni uburwayi, amen, cyangwa nkarwara uburwayi bw'ubushomeri, Imana itugire neza, cyangwa nkarwara uburwayi bwo mu mubiri, nkaba mfite n'amafaranga, mfite buri kintu cyose, nta kintu mbuze, ariko ntemerewe kurya. Haleluya, haleluya. Hari indwara zateye zitandukanye zitemera abantu kurya ibiryo ibyo ari byo byose, ugasanga ararya ibintu by'ibyatsi gusa 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 gusa, amen. Ariko Yesu Kristo nategeka gusa ku buzima bwawe, ubwo burwayi bwose urwaye, Imana ishimwe, buri bukire mu izina rya Yesu. Uburwayi bw'ubugumba burakira mu izina rya Yesu. Uburwayi bwo kuryama ntusinzire burakira mu izina rya Yesu. Uburwayi bwo kumva wiyanze mu buzima bwawe ugatekereza no kwiyahura burakira mu izina rya Yesu. Uburwayi urwaje umuntu wawe umaze igihe mu bitaro, mbese byarakuyobeye, yabuze urupfu, yabuze gukira, ariko nuwumva gutegeka kw'iri jambo ry'Imana, umurwayi wawe arakira mu izina rya Yesu. Ahantu hose uherereye, ahantu hose uri, umbabarire iri jambo urigire iryawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakira. Twabonye Imana ihumura impumyi, impumyi zirahumuka zirareba, amaso yacu niyo yabibonye. Twabonye Imana ihagurutsa abamugaye, bagendera muri bekiye, bagendera mu tugari, bagakira. Twabonye Imana ikiza kanseri, twabonye Imana ikiza ibibyimba byo ku bwonko, twabonye Imana twarayibonye, irakiza, iratabara, irema ibitariho. Twabonye Imana yongera abantu iminsi yo kubaho. Twabonye Imana irera imfubyi, twabonye Imana irengera abapfakazi, twabonye Imana itanga akazi, twabonye Imana ihindura amateka. Hari ibihe twagiye tunyuramo bigoye, biruhije, haleluya, bigoranye cyane, bituruhije cyane. Rimwe na rimwe ukaba wanagenda uvuga ati wenda njye no ku muhanda imodoka ingonge, ariko ntikugonge kubera ko hari umugambi Imana igufiteho. Nubwo ubabaye, ariko ubabaye urimo igisubizo cy'ejo hazaza. Nubwo uri kurira, ariko ejo uzahora mu izina rya Yesu. Gusa icyo nkwifurije ni uguhagarara mu mbaraga zo kwizera, ni uguhagarara mu mbaraga zo gukiranuka, ni uguhagarara mu mbaraga zo gushaka mu maso y'Imana. Reka nkubwire, ubundi Imana, urusengero rw'umuntu ruba mu mutima we. Ubundi tujya mu macaci cyangwa mu nsengero hirya no hino, ariko ubundi bibanziriza mu mutima wawe. Imana ishimwe. Kujya mu rusengero no kujya guterana kwera,
ariko agakiza nyirizina cyangwa kwizera nyirizina biva mu mitima yacu. Mureke agakiza kabe mu mitima yacu, mureke tugire kwizera. Nitugira kwizera, Yesu azategeka. Umuhamagara umubwire ngo Yesu tegeka, tegeka ibyanjye ntago bigenda, tegeka abana banjye ntago bimeze neza, tegeka urugo rwanjye ntago rumeze neza, tegeka bizinesi yanjye ntago iri kugenda neza, tegeka umubiri wanjye ntago umereye neza, tegeka uburwayi buranzonze, tegeka Yesu, tegeka. Haleluya! Uyu mutware cyangwa uyu mugaba w'ingabo yabwiye Yesu ngo ntago bikwiriye ko winjira iwanjye. Nyamara reka mbabwiye, ntago Yesu yakwinjira iwacu ngo bikunde, ahubwo ategekera ahari bigakunda mu izina rya Yesu. Ese reka mubaze urugero nk'ubu ngubu, ubu ni ku manywa, ni ku manywa, ntabwo umwijima cyangwa ijoro ryigeze ribwira amanywa ngo mbise. Wapi? Biribwiriza byo ubwabyo. Imana ikayewe, haleluya, Imana ikabitegeka, kimwe kikabisa ikindi. Imana itugirire neza cyane. Ndakwifuriza kwizera Imana, ndakwifuriza kurengerwa n'Imana, kuko twabonye Imana, twabonye Imana, twabonye Imana, twabonye Imana itwicaza mu mujyi ku gahato. Amen. Twicaye mu mujyi kubera imbaraga z'Imana, twahicajwe n'imbaraga z'Imana. Ntabwo ari imbaraga z'abo tuvukana batwicaje mu mujyi, ntabwo ari imbaraga z'abatubyaye zatwicaje mu mujyi. Wapi? Cyane cyane ko rimwe na rimwe banatubyara bakatureka ntituzongere no kubabona, ariko Yesu Kristo, Imana Data wa twese, ikaba mu ruhande rwacu, ikaturwanirira, ikabana natwe. Birashoboka ko uyu mwanya ubabaye, birashoboka ko uyu mwanya n'akazi urimo gasa nkaho ntacyo kakumariye. Reka mbabwire, uzi ko hari abantu abyuka mu gitondo ku wa mbere akajya mu kazi agakora, akazageza ku mwisho w'ukwezi, amafaranga ahembwa, amadeni aruta umushahara ahembwa, ugasa nk'utahembwe, ugasa n'umuntu wirirwa mu rugo utagira n'icyo akora. Kubera iki? Ufite umwuka w'inyatsi, ufite umwuka w'abadayimoni bakurwanya. Hari umuhungu umwe nigeze gusengana nawe, arambwira ati mushumba, ndakwinginze nsengera. Nawe ndasenga, usengera iki? Ufite ikihe kibazo? Arambwira ati ngiye mfite ikibazo, buri gihe wagira ngo hari jimere cyangwa kamera yereka abantu ko namaze guhembwa. Haleluya! Ati iyo maze kugera kuri konti mfashe amafaranga y'umushahara wanjye, amatelefone ayo nzi n'ayo ntazi arampamagara, kandi buri telefone yose impamagara imbwira ati wambabariye ukanguza 50, wambabariye ukampa 10,000, wambabariye ukampa 20, wambabariye ukampa 100. Ati bikaba gutyo 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 gutyo, nkajya gushiduka. Ati kandi nta muntu mpakanira, njya gushiduka ya mafaranga yose ashize. Urumva atari ikibazo? Imana ikurengere, Imana ikwiteho. Kugira ubuntu si bibi, nta nubwo ari n'icyaha, ariko nanone iyo urengereye, ijambo ry'Imana atubwira ngo nitubura ubwenge Imana izatureka. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni umwuka w'inyatsi, uwo ni umwuka wa gitindi, uwo ni umwuka w'abakene, uwo ni umwuka mubi. Imana iwugukureho mu izina rya Yesu Kristo. Reka vugane nawe ufite ikibazo cy'umwana. Umwana wawe ararwaye, umwana wawe yanze gukira, umwana wawe yanze gupfa, umwana wawe ubona kugira ngo akure neza, ararushaho kugenda agira ikibazo cy'ubwonko. Wagira ngo ubwonko bwe burimo buratokorwa, burimo burajyamo ibintu nawe utazi, kuko ararushaho kugenda amera nk'idebire uko bukeye uko bwije. Ariko aya masaha nkuzaniye ijambo rivuga ngo izere Imana ishobora byose, umwana wawe Imana imugiriye neza. Izere imbaraga z'Imana, Imana iramurengeye. Izere gukomera kw'Imana, Imana irahabaye. Reka mvugane nawe, dome ene bone darayi, uri mu kazi, akazi urimo kameze nk'aho kakunanira, umva ugiye no kwandika ugasezera. Umva amakuru y'ijuru, nusezera kano kazi uzabona kandi urushye, cyane ko aka kazi wakagiyeho ari Imana ibivuze. Izi ntambara uri guhura nazo
zirimo kugucuramo umuntu uzaba ukomeye ejo hazaza. Akazi ntugasezere, komeza ukore akazi, komeza ukore akazi. Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukwiyereka, Imana ije kugutabara, Imana ije kukugirira neza. Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka mvugane nawe, uraryama bugacya udasinziriye ni isegonda imwe. Uraryama bugacya udasinziriye utagohetse ni isegonda imwe. Imana nkorera yo mu gihugu cyo mu ijuru ije kuguha ibitotsi, ije kuguha gusinzira, kuko irakurwaniriye, ikweretse gukomera kwayo, ikweretse mu maso hayo. Mbese uku kwezi turimo kwa 12 gusoza umwaka 2024, hari neza y'Imana ibonetse ku buzima bwawe, hari neza y'Imana ibonetse mu byo ukora, hari neza y'Imana, amina, haleluya, ibonetse mu muryango wawe. Imana iguhereye abana agakiza, ufite umubabaro mwinshi, abana bawe barakwanze kandi niwe wababyaye, ariko bakuvuyeho bose 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 bose, nta n'umwe uguhamagara, barakuburotse, ariko mu ijuru hari Imana yongera gutanga andi mahirwe ya kabiri. Humura, Imana iragukunda, Imana ikwitaho, Imana iraje ikugire neza. Icyo mwifurije ni uko Imana iri butegeke ibyawe, Imana itegeka ibyawe, uyibwire ngo Mana tegeka, ndakwizeye Mana tegeka, ndakwiringiye Mana tegeka, tegeka iby'inzu yanjye, tegeka akazi kanjye, tegeka imitungo yanjye, tegeka abana banjye, tegeka ubuzima bwanjye, tegeka, nkeneye ko hari ibyo utegeka, bigasobanuka, bikamenyekana yuko uri Imana ishobora byose. Imana itegeke, Imana itegeke, Imana itegeke izo ntambara z'urwo rugo, Imana itegeke uwo mutekano muke wabuze mu rugo rwawe, Imana itegeke byakugeza ahantu, wa mubyeyi we, byakugeza ahantu kwihangana byanze, urumva neza neza ugiye guhambira ukagenda. Oya, Imana itegeke urwo rugo, n'Imana yaruguhaye, urwo rugo n'Imana yarwubatse. Erega mujye muzirikana yuko Satani atajya anezezwa n'ibyiza Imana iduha, ntabwo Satani ajya anezezwa n'ibyiza Imana iduha, ariko Uwiteka ategeke, Uwiteka ategeke ubuzima bw'urugo rwawe bugende neza, Uwiteka ategeke, mbabarira ibya divorce wibyinjiramo nshuti yanjye, ndakwinginze, ndaguhendahenze, uwo mwuka ni mubi, iyo karande ni mbi, senga Imana, ujye ku mavi, Uwiteka ategeke urugo rwawe rugira umutekano, urugo rwawe rugende neza, urugo rwawe abantu ruba urugo rw'intangarugero. Erega nta bintu bidashira nshuti, birashoboka ko ushobora kuba ku kigeragezo igihe kinini, ariko umunsi umwe Uwiteka agategeka ibintu bigasobanuka. Imana itegeke urwo rubanza, wa mugabo we, urwo rubanza rukubijije icyuya, urariganijwe, urimo urariganwa ibyawe, sinakubwira, amadeni nayo arakurembeje, uri kubona nta nzira, uri kumva wafata inzira ukigendera ukava no mu gihugu cyawe. Mubwize ukuri ko Imana ishobora byose, nta mugisha uzabona nugenda muri ubwo buryo. Icara hasi, urambye hasi, ukurire Imana isari, uyibwire ngo Mana, ndabizi ko ari we wandemye, ndabizi ko ibyo ndi mubizi, ndabizi ko intambara ndi kurwana uzizi, uyikubitire isaruti. Imana, nushaka kuba inshuti y'Imana, nushaka kurya iby'Imana, uzayiha icyubahiro cyayo gusa, nta kindi Imana idusaba, nta na kimwe. Imana ikintu idusaba ni kimwe, iradusaba kuyubaha, iradusaba icyubahiro cyayo. Rero nuca bugufi ukarambarara hasi, twabonye Imana yishyurira abantu imyenda, twabonye Imana ikora imirimo ikomeye, twabonye Imana yihesha icyubahiro, twabonye Imana yitamurura, twabonye Imana ikora imirimo idasanzwe ku bantu bayo. Ntabwo igisubizo ari ukugenda, ntabwo igisubizo ari ukureka urugo rwawe ngo urute wigendere, ntabwo igisubizo ari oya, igisubizo ni uguca bugufi ugashaka mu maso y'Imana,
ugakora ibyo ukora ariko ukabikora usenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Reka mvugane nawe, abadayimoni baguteye icyangiro, abadayimoni baricaye bagupangira umupangu wo kugusiga icyangiro, ugira icyangiro, ibintu byose ugerageza gukora neza, ugerageza donko, haleluya, ufite umutima w'urukundo, ufite umutima w'impuhwe, ufite umutima w'ubutabazi, ariko umuntu wese ugiriye neza ntabwo akwitura ineza wamugiriye, ahubwo ugiriye neza niwe uhindukira akaba umwanzi wawe. Imana y'amahoro iguha imbaraga. Wihebye, wacitse intege, urumva abantu wabanze, urumva ibintu byose nta kintu na kimwe, nta n'umuntu ushaka kugira icyizere, ariko humura, Imana irambye mubwire ngo wabikije ibyawe mu kigega cy'Imana, wabikije ibyawe ahatagera inyenzi n'umugese. Imana ije kukwitura, Imana ije kukugira neza, Imana ije kukurengera. Reka mvugane nawe umaze imyaka 7 mu bitaro by'i Kanombe. Ni ukuri Imana ivuganye nanjye kwije kukugirira neza, Imana ivuganye nanjye kwije kuguhagurutsa kuri icyo gisasiro. Niba Imana yarabashije gukiza uwari umaze imyaka 38, nababwiye natangiriye ku ijambo rivuga kwizera. Tegeka uri hano, ntukwiriye kugera iwanjye, icyo ukora uri butegeke gusa, kandi nutegeka biraza gukunda, nutegeka uwari urwaye arakira. Imana itegeke, nyuma y'imyaka 7 Imana iguhagurutse kuri icyo gisasiro. Wa mupapa, Imana iguhagurutse kuri icyo gisasiro. Humura, hari impamvu umaze imyaka 7 kuko utapfuye, ntabwo ari uko urusha abandi ubwiza, nta nubwo ari uko uri uw'agaciro cyane imbere y'Imana, ahubwo hari icyo Imana yakwigishije, hari ishuri wari urimo ryo kugira ngo umenye ngo umubiri ni iki, umenye ngo abantu ni iki, umenye ngo Imana ije kukugira neza, Imana ije kugutabara, Imana ije kukurengera. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mbasabiye umugisha w'Imana, mbasabiye kugirwa neza n'Imana. Nababwiye ukwezi kwa 12 gusoza umwaka, Imana y'amahoro inyemerere ibagirire neza, ibaremere amashimwe. Mwese abakurikiye, mwese abababaye, mwese abarira, mwese reka nkubwire, Imana igihoza amarira. Nanjye uri kukubwira yampojeje amarira, ndi kukubwira Imana nzi niboneye, ntabonye ku bandi, ahubwo nabonye njyewe ubwanjye. Yigirira icyizere, usenge, wongere usenge, wongere usenge, wongere usenge, wongere uyihendahende. Ni Imana ihendahendwa ikumva, ni Imana itabara, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura izina, ni Imana irema ibitariho maze bikabaho. Twarayibonye irema ibitariho bibaho kubwo kuyizera no kwikiranukira ku gato no ku kanini. Reka rero dufate akanya ko gusenga Imana. Ndumva tugiye gufata akanya ko gusenga Imana. Niba urwaye ukurikiye, ufate aho urwaye utegeke, Imana irategeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Niba uri umushomeri, utegeke diplome yawe isohoke ijye mu kazi ukore mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye gusenga, niba ufite intambara zitandukanye, Imana izirangize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabakunda, nababwiye ko mbakunda cyane, kandi ni ukuri Imana y'amahoro iduhana umugisha. Reka dusenga Imana. Ndagushimye Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa ndetse Imana yo kwiringirwa. Nsanzwe nzi ko ushoboye byose, nsanzwe nzi ko nta kikunanira. Unyemerere kubw'ijambo ryawe ubuhanuzi butavangiye, utegeke ku barwayi, utegeke ku bashomeri, utegeke ku bacuruzi, utegeke ku babuze amahoro, utegeke ku mfubyi n'abapfakazi, utegeke kuri gakondo yacu umugisha ukomeze kwiyongera no kwisuka, utegeke ropetake la bone drayi.
utegeke mu izina rya Yesu. Warategetse amazi atandukanamo kabiri, inyanja itukura itandukanamo kabiri, Abisiraheli bambukira ahumutse, maze abo kwa Farawo bari babatwaje igitugu ngo barabakurikira. Ayiwe, Imana itugire neza. Wamaze kubakurikira urekura amazi arongera aregerana, bose bashira mu nyanja. Tegeka ibiduhagurukiye, tegeka ibiturwanya, tegeka imbaraga z'abarozi zikurwaho mu izina rya Yesu. Turi abana b'Imana, turi bene gitere, turanezerewe, tunejejwe n'ubuntu bw'Imana, tunejejwe n'urukundo rw'Imana, tunejejwe no kugira neza kw'Imana, tunejejwe n'imbaraga z'Imana. Turireboneshara binivo. Tegeka ku itorero ryawe, tegeka ku bashumba, tegeka ku bahanuzi, tegeka ku bakristo, tegeka ku baririmbyi, tegeka ku bavugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, tegeka kubabuza amahoro, tegeka kuba ari abadasinziye, tegeka Mwami wanje. Ndabizi ko iyo utegetse byemera, ndabizi ko iyo utegetse amahoro aboneka, ndabizi ko iyo utegetse ibintu bisobanuka, ndabizi ko iyo utegetse igisuzuguro gikurwaho, ndabizi ko iyo utegetse uruzerero rukurwaho, ndabizi ko iyo utegetse ijambo riboneka, ndabizi oradomenesharabone. Tegeka Mwami, tegeka uku kwezi kwa 12 abantu baremera amashimwe tuzajya duhura, Mana yanjye, bashima Imana bavuga gukomera kwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ndagukunda, ndakwemera, ndakubaha, kandi nzi neza ko wumvise kandi ukoze. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti, amen. Kambifuriza umugisha w'Imana, kambifuriza ineza y'Imana, kambifurize kugira ngo umuntu uzajya ukurikirana isengesho cyangwa ijambo ry'Imana hakabaho igitangaza Imana igategeka ku buzima bwe, ujye ubitwandikira muri komenti, utubwire, dufatanye gushima Imana. Biba byiza, bitwongerera imbaraga, tukavuga ngo koko ubutumwa bwiza tugeza ku bantu bubasha kubageraho kandi hakaboneka impinduka. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. God bless you.